bura naga chorus ko mu rusengero wabuzi ko ngemeruka yo kera cyane. Naga chorus ndi nako rwose. Aya kamwe nzi bakavuga ngo nzakagendana mise nkibuka buri. Ako bura niko nitugera mu rusengero ariko tuzaturirimba. Nzakagendana uretse nitugera mu rusengero bari kukuntu nasiriye. Gute unyerekeraho urugero rumwe gato naye bita ndahita mbyibuka byose buri. Nabonaga mu rusengero nakabyinaga kuno ngo nanjye ndahita ngafinya ruku uko karaniko koma we mu rusengero turahashyushye byore reka tugende natwaye Zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana Zakagendana ntungire kuri rwose ngo tuje gusengamo. Umva n'urunguru rwose nitugomba tuje gusengamo tugahamiriza Imana. Ugakote nkaka ngaka narirayeho tugomba gusenga bakubwiye bari munatwishyura. Gusenga nago bakwishyura gusenga baje gushaka Imana ukayishaka kugira ngo igukiza ahubwo twatinze tugende. Abandi batangiye Mana akererewe Mana urusengero rwashyushye nako tujye guhimba Mana. Zakagendana Imana we zakagendana agakiza gendana agakiza Imana yo buno ngubu se dusanga amateraniro arangiye buriya se tujye kugenda gisazi tugatugenda natwe urumva twagiye Haleluya beneda. Amen. Pastor gifi. Sinzi ko nawe wavuga amena kandi wambaye ingofero y'abasiramu. Wagiye ka kwiteranya ibintu k'uyu munsi na idea yabaye. Musheri ndura hangaha. Yowera. Pastor mumbabare rwose inakaranya kana kagufira. Ashe baba twihishemo. Usiwe wajyanagaye. Ntuzongere kugarura ingofero mu rusengero y'abasiramu. Ibyo nacyo. Ahubwo mbyira mugenzi wawe ati nawe wahageze. Bwira mugenzi wawe ati nawe wahageze. Amaye nambare ingofero. Nawe wahageze. Shimwe. Bwira mugenzi wawe ngo nutahura rya. Icyaka kirahari se ku rusengero. Natwe nk'abavubyi ntabwo tuba twaje gusenga. Twaje kurara ko ubwo hari icyo kurya. Kutaragera kure amateraniro agitangiye nangiye kumva abantu babazanamo ibyo kuvuma. Hano nta bukwe bwabaye. Wote nagiye mari ngo ntakuvuga nakujya bihari. Unaza gusenga naje. Nanjye kano gasuti naje ne ipasi kataje kuvumba ubuse ndagacyura nta kintu
gakuze. Waba ufite amakuru ra? Ikigo kirimo? Kiryo kirahari. Ahubwo n'ibyo ngibyo. Bakristo ba Yesu mwicare. Tube dusoma ibyanditswe byera. Ngaho. Mwicare. Turya ibyanditswe n'umwuka. Bicaye tubirye ibyanditswe n'umwuka. Turabisangira. Turabisanga mu gikoni cya Matayo. Hasa hano ya plastique wazanye ngo tujya hara ku gikoni. Ngiye nayizanye buriya. Mfite n'ibisho maze. Haleluya abantu b'Imana. Haleluya ubu nisangara. Pastor ntabwo bizi koko sinakubwiye. Ntabwo uzi isaha. iyo numvise ngo wagize ibyago rwose ngo baraye bakwibye inshuti y'Imana. Ngo baraye bakwibye yakuza mbanje guteka agakoma k'umwana. Ntabwo nkwiye agakoma. Agakoma k'umwana kandi avuye mu rusengero. nibyo ndi kwibaza. Nari nzi ko ari yambwa yawe bakwibye, genda wiyicarire. Nuko mubiri yaranditse ati Yesu ararira. Byaretse pastor. Urahabona ari? Ko bibiri irimo ibintu byinshi ngenda habona. Naho ndabona pe. Nane mabonye. Ibo kira gifi pastor yambaye. Ako abapaster b'ikige nawe nabinzara bega iki. Turabona yambaye usama turi koko bajya Amaturo yarabuze kuryo yambara igikweto cyasamye. Bajyana mu nzoga mani n'itatu. Cyambanza kira gipasteur kirongora n'indaya. Yesu! Umvase mwana masu. Buriya bari ba Kristo turabakuraho ikimwa. Tuza gutanga igiseke. Igiseke cy'amaturo turekemo ingofero. Turashyiramo ingofero Mwana gerageza ukuremo iyo ngofero kuko uhita uzancikiyeho do. Sinyuzidesha. Buriya ukabubwira atari ariko nibwira atabonye. Ari turabona. Turabona. Dushobora kubona. Iki kirano gikora iki? Yesu mutari kugamba narinze kumva ngo nyiro ngo mutitaga amazi y'ijya Islam. Genda yinjira. Nyaruka. Hano se ni muri Islam. Ubundi ko bituda. Ufo ugomba gusengerwa. Wowe usengerwa. Haleluya. Amena tunarya ariko. Mwe bene data rero tugiye gusangira ku biryo by'umwuka ariko tubabanza duture. Tugezweho umwanya wo gutura. Turasaba umudiyakoni wacu rero ngabagiye ku nguni atagira abadayimoni batwinjirana. Amaturo se. Yanga ndabona bayazanye menshi cyane. Mwebwe murazana amaturo. Ari mu rusengero rw'Imana. Haleluya. Amen. Baza kuvuga cyari. Mutazane cyo kurya. Muvuga rero cyane ko mwazanye amaturo menshi cyane. Nabibonye. Mungu tugiye guha kuwa mbere atura ashyira mwahanga igihe. Y'Uwiteka. Mwumvise ngoma y'igikoma. Kira cy'umuceri. Shiraho. Buriya yo tuye buriya. Ukumva biba ari so wiwe. Koresha garafure. Ubuze bene da. Nashyiraga chorus. Dushyiraga chorus. Bashyiraga chorus. Ariko ngenda turana na rya. The ball kulari na muziki. Uzajya mu ijuru tudapfuye. Tuzajya mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sampakati wadi wasipati. Yesu arambwiye ngo imakano kantu. Yesu nta kibazo byaba ari shawa cyane. Wancewe nyeje wamaje gutura njewe buriya. Njewe mitanjya kujana amaturo ku rushengero. Mwe mwitonze uruparo rutera icyaka ngo ureko bene energy ugisomeza. Ako ndibutse mu kuvara avuga ngo iyo wibye ajya ngo bagira gute atazamura n'amaturo umva mugiye kwakira amaturo yawe
ujisha guca umwana wacu amatungo ya amaturo yawe yana boroza kuko tujyana natabura agaceri sho ngubata umujishasha bashirebe mwana ufite urusengero rugitura amafaranga veni eko wacisha urusengero rushigara ngo ngubaho yemawe urusengero n'utubasha kumemba ndebera ubusabure satuyanga buzi niba ari veni kuko iki giceri cya 20 urusengero rwanyu rwacenje mwanyweye muri Uganda nk'umubwirija butumwa jiji ntadore kigenda rishaje urarwaje kubera kubwirija ariko nuko tukigeze kungoma ijambo ndagacicika kubera ubukene ari mfite kuvidegera ya nyine ivuga ngo inkweto yanjye yaciyeho mwese wongegera mu yagasiramu ni gute inkweto itankira ureba umutura bene nyine 20 igiceri cya 20 mu rusengero birubiruca birababasha birabongegeramo Oshijeo njije bino njebe birahamba bashi muzehe byamurenze muzehe hatagwa urusengero rugitwava rwo muzehe wicaye hariya byakurenze nabibonye rwose muzehe wicaye haro rwose ibyo muranga ni nk'iby'imbwa ahuriye ku mugezi nabyo Pasiteri mwihangane namwe bakristo mwihangane namwe badiyakoni mwihangane umushyitsi yihangane uraduka tubamuzehe byira muzahembwa Yesu Kristo aje kugeza igihe Yesu azazira Enjuru racanye pe kanitayire rwose ubu macingoje yo kucubiza iwacu muri Uganda n'amaguru mwagacendwamo sha witeka z'abaguru ingurano yo kubatera ibiti asemuse kuko bateveni reka nicaye muzehe byamurenze yandahirangopa birakureba ndagaswe uyu munsi birakureba umuntu watuye igiceri cya 20 nazi hano tumuhembe muzi ndoro twarabamenye mwa abapasiteri mwe gatomboro na rogenda ntabwo twakongera kuba amafaranga yacu ariko mushaka ko umuntu yatura yarenze ve numvisha ngo umuntu watuye veni bigiyewe uraje ngo tuguhembe se cyacyo ndi niki batose memba ni ngewe memba shamona nasonje mu membe pastor mu mere nyine mu membe pastor ngaje mu membe umukeri n'inkoni y'Uwiteka se yabahaye ni nkimwe ya Mose jyama hano n'Uwiteka guhimba Hena shambe si buse hajemo n'inkoni n'imigeri nameze nabi muraho bigishwa abigishwa se bose bari hano bose bagiye none so yose bagiye he no munsi n'ebe nabari cyane ya beni wa undana yajyanye sinakubwiyeho kandi niwo utaje uza ngo tumukubite niwo uza ngo tumukubite so savje ngo tumukubite ugenge uravuze ngo tumuhembe nari reba kuri no moto yajya iriya beni rero atesha pastor sinaburi umuceri ngo mbere nabi iyo natuye muvandi nabikura amafaranga ese ko rero twatiye amaye gatatu nazo baratyaje turapuye muvandi ubuse yandera dukopa mwana twatuzi ko tukiri buguhinda uyu munsi none dutegura igitaramo hani tuzagira hano